ijambo ry'umunsi, kuguma mu kwizera kwacu, igice cya kabiri. Gusobanukirwa neza ibi, soma Samweli wa mbere uhereye ku gice cya mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 18. Ese ni ikihe kintu kidutera kubura ibyiringiro? Ni abana twabyaye bakora amakosa menshi cyane tukabona ko baturaniye se? Ni urushako rubi twagize? Nuko turi ingaragu kandi nyamara twakabaye twarashatse kera twumva twaranabyaye? Hari n'igihe tubabazwa no kubura akazi kuko turi abashomeri ndetse n'ibindi bintu nk'ibyo bitandukanye umuntu atabasha kurondora. Mu gihe cyose wumva yukuye n'ibibazo nk'ibi ngibi, zirikana Ana ubuzima bwe bwari bugizwe n'amasengesho kandi mu buzima bwe yiteguraga gutera imbere. Na rimwe yigeze ahagarika kuvugana na data wo mu ijuru binyuze mu masengesho. Atitaye ku myaka byamaze, atitaye ku bamucaga intege bose, atitaye ku mugabo we yasaga nk'utabyitayeho, Ana yakomeje gusenga, arasenga cyane. Yari afite umutima wo gukora buri kimwe cyose kugeza naho yavuze yuko umwana arimo gusaba Imana naramuka mubonye azamutambira Imana nk'ishimwe. Uribuka neza yuko uyu mwana yari arimo kuvuga yuko azatamba ari wa mwana yari yaraririye amanywa nijoro ngo Imana imutabare kugira ngo abashe kumubona. Nyuma Imana yaje kumva gusaba kwe, ubundi muhemba umwana mwiza w'umuhungu. Urumva muri wowe ufite icyo cyo kubura ibyiringiro? Urumva wabuze intumbero nyamara ku kintu wari ufite intumbero cyane? Iga neza ibanga rya Ana ubundi ukurikiza ibyiringiro kuko nta kabuza bizagaruka mu buzima bwawe. Imana iguha umugisha. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba wa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba utekereza ko wahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Wifuza inyigisho zacu se zisohoka buri munsi zagufasha mu buzima bwawe, cyane cyane zigukomeza mu bibazo? Umva wifuza kwiga ibijyanye na teolojiya ukamenya ijambo ry'Imana, intwaro yagufasha mu buzima? Duhereye kuri iki kibazo cya nyuma, niba igisubizo cyawe ari yego, ngufitiye inkuru nziza cyane. Iyi nkuru nuko tugufitiye ishuri rya teolojiya kandi wigira ku buntu. Mu ishuri ryacu harimo porogaramu zitandukanye zirimo nka pastoral studies, aribwo buryo wakwiga kuba umuvugabutumwa mwiza cyane. Tugufitiye kandi biblical studies, ariyo masomo atandukanye ya Bibiliya, ndetse na Christian counseling, inama za gikristo zifasha gukomeza imitima. Kugira ngo usobanukirwe biruseho, wasura urubuga rwacu arirwo wa/NEMIBibleInstitute.com, cyangwa se nanone ukaba watwandikira kuri WhatsApp kuri izi nimero 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Imana iguha umugisha.